Aha turi ni muri studio za Minembwe TV, kuri mikoro nk'uko bisanzwe turi kumwe na Aimable ndetse na Jonathan. Uyu munsi tukaba dufite ikiganiro cacu, aho turi kumwe n'umutumirwa wacu utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba utwumva mwiriwe. Twagiraga ngo mbere yuko tubwira abakunzi bacu badukurikiye, tubabwire insanganyamatsiko y'uyu munsi, turagusaba kugira ngo utwibwire cyangwa se wibwire abadukurikiye bamenye uriwe n'icyo ukora, noneho tuze gukomeza ikiganiro nyirizina. Murakoze cyane ku butumire. Njye nitwa Jean Paul Ruhosha, Executive Director wa projet yitwa Congo Today. Dukora ibijyanye no gushaka amahoro cyangwa se reconciliation na economic development muri Congo. Arakoze umutumirwa wacu, aratubwiye ngo yitwa Jean Paul Ruhosha, atubwiye n'ibyaha kuriye, kandi ntekereza ko abakunzi bacu bamwe basanzwe bakumva, abandi wenda burabo bwa mbere, ariko icy'ingenzi nuko tumenyanye kandi tukaganira. Rero Ruhosha, niba utwumva, twari twifuje ko twaganira. Hari ikibazo dufite mu gihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dukomeza kumva mukivuganira. Uyu munsi wa none dufite intambara muri Kongo mu bice bitandukanye, ariko cyane aho zibasiye abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge mu karere k'imisozi miremire ya Murenge. Twashatse kumenya nkamwe mu bikurikiranira hafi impamvu n'imvo n'imvano igitera iriya ntambara, mubona ari iki? Harimo impamvu nyinshi. Hari impamvu ya kera wenda ibitera iva ku mateka maremare. Yego. Hari noneho n'umugambi wo kuba wateye iyo ntambara nyine watumye habaho imbarutso. Ariko nabisobanura gutyo mu magambo yoroshe. Ni umugambi wateguwe kera. Uwo mugambi utegurwa wo gushaka kurandura abatutsi muri Kongo. Hari umugabo njya numva wakoresheje terme nziza, avuga déracinement cyangwa se mu cyongereza ku annihilate abantu, kwirukana abantu burundu. Nibyo naho ngaho ni intambara. Donc abazanye intambara ni abashaka kurandura umututsi muri Kongo. Icyo gihe rero kugira ngo bamurandure, ntabwo waza gusa ngo ubwire umuturage ngo haguruka mu byawe ugende. Ugomba kumushora intambara, ugomba kurasa, ugomba kunyaga ibye, ugomba gukora ibyo ugomba gukora ibyo byose kugira ngo agende. Akaba ari nayo strategy bakoresheje strategy yo kugira ngo babarandure muri Kongo abatutsi. Wowe uri umunyamakuru ushobora kuba ubizi neza. Wibuke ibintu byabaye muri Nord Kivu. Habayeho creating amarebellion menshi, noneho bakanayasenya, bakanabateranya ubwabo ku giti cyabo. Abaturage babo bagira impunzi, abenshi mubabona mu Rwanda, abandi mu Rwanda, abandi ahandi. Iriya yari plan n'ubundi ikomeje yo kumara ikintu cyitwa umututsi muri Kongo. Ari nayo mpamvu ubona abahema bafite ikibazo cyo bafite, nabo ni abantu bafatwa nyine gutyo nk'abatutsi. N'abatutsi nabo bafite icyo kibazo cy'intambara y'urudaca kigamije kubananiza kugira ngo babakure muri Kongo. Noneho abandi bakurikirana abanyamurenge nibo bari batarabona ubushobozi bwo gukora ibyo babakoreye muri iyi myaka ishize. No kubera ko twari dufite ingabo zashoboraga kuturinda, cyangwa twagiye tugira amahirwe yo kugira abana bacu bari hafi mu gisirikare bashobora guproteja ababyeyi babo. Ariko haza kubaho ikibazo ngira ngo twaribagiwe, cyangwa se abayobozi bacu ntibabitekereje cyane, cyangwa batekereje ko wenda habayeho kuvanga kuri cyangwa reconciliation, icyo nakwita ngo true reconciliation. Bizera ko
bishoboka ko amahoro yaboneka anyuze muri leta cyangwa se abantu baba barindwa na leta kuko niyo nshingano zayo. Ico gihe rero byatumye abana b'abanyamurenge bose benshi abavuye mu gisirikare, abandi bagenda kure, abandi bigira gute, ibyo byahaye umwanzi okaziyo yo gutekereza ko noneho bagira gute batangira kuba yabo kwikora imurenge. Akaba ari nayo mpamvu wabonaga bakreatize amalebo groups akaza muri imurenge, abarundi bakaza, abamayimayi, abandi bantu benshi bakaza batandukanye. Biriya yari inzira yo kuduteranya n'ibindi bihugu no kuduteranya n'abandi bantu kugira ngo babone uko bazatangira gukora ibyo bakoze. Icyo gihe rero niho byavuye biriya byose ubona byo gutangira intambara, batangira kurwana, batangira muri strategy yabo yo kurwana. Nyine urumva ko bahise batangira kunyaga inka, kuko uzi ko umunyamurenge wese umukuyeho inka uba umukuyeho ekonomi yewe cyangwa se umutungo we. Batangira gutwika amazu, bagira noneho no kwica, no kuri objective yo kwica. Ikigenderewe muri ibyo cyari ukurandura, no kurandura nyine ku mututsi wese. Ubwo nyine byari bigeze ku banyamurenge, nibo bari bagezweho kugira ngo bikorwe gutyo, kubera ko babaciye urwaho. Nyine babona ko nta mbaraga bafite zabarengera. Aho niho intambara yavuye, ni naho iri, ni nacyo kibazo kiriho mu gusubiza icyo kibazo cyane. Murakoze cyane. Ahangaha umuntu yakwibaza aho uvuze ko uyu ari umugambi wateguwe kera wo gutsemba cyangwa se kurangiza umututsi muri iki gihugu, tukaba twakwibaza cyangwa se tubabaza uyu mugambi waba urimo bantu ki, ni bande bawuri inyuma kugira ngo babe bakura abatutsi cyangwa se abanyamurenge muri kiriya gihugu? Si mwita gutsemba, ni ukurandura. Gutsemba ni ukwica, kuko bo bari bafite gahunda yo kwica abantu bose. No, bari bafite gahunda yo kurandura izo nko gufata, sinzi ukundi busobanure mu Kinyamurenge neza, ni ugukura abantu mu gihugu cyabo bakabashira nk'ahandi mu kindi gihugu. Ndetse urebye n'ibindi bihugu by'ibituranyi byari byiteguye kwakira abo bantu, kubera ko ni nk'akazi ubuhaye abandi bantu, kuko babonye impunzi, abagize imana bakabona impunzi, bakabona uko babona amafaranga n'ibindi. Ariko se ni bande babigizemo uruhare? Ni benshi. Ni ibintu byo kwandikaho, sinzi ko nabijyamo muri deba byose, ariko ni abantu benshi, harimo n'ibihugu by'ibituranyi, harimo abantu benshi, the top leaders bacu bo muri leta yacu. Kuko impamvu ndumva muri iki kiganiro ndibwire abandi muri leta cyane, kubera ko leta yacu niyo ifite inshingano zo kurinda abaturage. Bashoboye kurengera, bashoboye kurebera ko abaturage babo batotezwa na groupe arme za mayimayi, leta tabara z'abarundi, n'abandi bose bifatanyije na leta tabara. Ubwo ni ukuvuga igaceceka, iyo leta igaceceka ibifite mu nshingano zo kubikora, then niyo iri kubikora, niyo ibi bikora, kuko bajya bavuga ngo silence ni complicity, ni guceceka ureba ikintu nuko uri complice muri icyo kintu. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu ufite inshingano cyangwa umubyeyi ugomba kurengera abo baturage ni leta yacu. Nimba leta itabikoze, ni ukuvuga ko bifitemo uruhare, itarengeye abantu bifitemo uruhare, kandi biri constitutionnel, biri muri constitution ya Congo. Ndibuka ko ni article nka 3 zijya zibivugaho, 51, 52 ndetse na I think na 57. Ibyo byose biza bivuga kuri ibyo bintu, bikavuga cyane cyane kuri minorite, kurengera minorite ni inshingano za guverinoma, ni inshingano za leta kuyirengera.
ariko mu gihe batabikoze ni ukuvuga ko uruhare runini ari urwabo. Ni ukuvuga ko mu gusubiza ikibazo cyawe, ibintu byose bikorwa ba mayimayi kuba bahari, amagurupe za rume kuba hari, ibiki byose kuba bihari, ni feriya ya guverinoma. Nyirabayazana n'uwo kuhataka n'uwo kugira ni leta. Nubwo habamo n'ibindi bihugu cyangwa se n'abandi bantu baza kubibafasha no kubibabwira no kugasaba, ariko ntabwo aribo twareba cyane. Twareba ushinzwe guproteja abo bantu ninde, ni leta. Kubera ikitabikoze, ushinzwe kumara groupe amagurupe ya rume za mayimayi za leta tabara n'ibindi ninde, ni leta. Kubera ikitabikoze, nimba itarabikoze rero ni ukuvuga ngo niyo ifite uruhare mu gusenya no kumara abanyamurenge. Kandi kuba n'inka z'inyago zikanyagirwa mu maso yayo, ntekereza ko hari ni evidence zigaragaza uruhare runini rwa leta rwo kutita ku baturage. Wenda ahangaha hari ikindi kibazo umuntu yakwibaza. Kongo dufite abaturage benshi bagera muri miliyoni 80 n'amoko atandukanye agera muri 400 niba ntibeshe. Ariko uyu munsi twakwibaza abo bantu niyo bafite umugambi wo kurandura umututsi, kubera iki umututsi muri ariya moko ariwe bifuza kurandura muri kariya gace? Kuri bo ntabwo bizera ko umututsi ari umukongomani, ntabwo bizera ko muri Kongo haba umututsi. Urumva ni politike mbizi, yewe njita ko ari politike y'icana. Bumva ko muri Kongo hatagomba kuba umututsi, ko Kongo ari y'ababantu, ko umututsi agomba kuba i Rwanda cyangwa i Burundi. Tekereza Burundi, batekereza i Rwanda, batekereza ko umututsi wese agomba kuba ari mu Rwanda. Ariko nyine ni ibintu bya politike baba batekereza, babikoresha mu rwego rwabo bwa politike nyine ntekereza ko ziri cipo cyane, zo creating a division kugira ngo uyobore, diviser pour régner, ngira ngo niko bajya bavuga. Ibyo niko mbona babikoresha, niyo naho nibo babikoresha. Usibye ko ari ibintu bito, ni politike nto cyane. Ntabwo kuri iyi myaka dufite, ntabwo umuntu yakaba yatekereza kuvuga ngo arirukana abantu bamaze imyaka 400 mu gihugu. Babayeho Kongo itaraba Kongo, babayeho Afrika itaragabugwa, bakaba bari aho ngaho. Wowe ugatekereza ko bakuraho gusa kubera ko morphology yabo idasa n'iy'abandi bantu baturanyi babo, n'amakosa. Gusubiza ikibazo neza nuko ndakubwira ko nyine ari abantu bafite ignorance yo ignoringa amateka, bakoresha imbaraga zabo bakuraho abandi bantu juste kubera ko basa, kubera ko badasa nabo. Ikindi kibazo wenda ndagaruka cyane imurenge. Nimvuga imurenge ndaba mvuze abanyamurenge. Mu mateka wenda hari abakuze, hari ibyo twagiye dusangaho, hagiye habaho intambara za 60, za Murere, intambara nyinshi ugasanga abanyamurenge bagiye bazirwana ndetse bakabasha kwihagararaho. Ariko wabireba uyu munsi ukabona basa n'abagize imbaraga nke, umwanzi ashatse kubatsikamira. Byaba byiterwa n'iki kugira ngo uyu munsi wa none abanyamurenge base n'abarembejwe cyane n'umwanzi, kandi byarahozeho kuva mbere? Hari izindi ntambara zagiye ziba, ariko ugasanga birwanyeho. Uyu munsi wa none urebyeho plateau ahatuye abanyamurenge hasa n'ahasenyutse ku rugero rwa 99%, kuko nujya kureba Indondo yarasenyutse, Bijombo yarasenyutse, ico hagati cyarasenyutse. Abantu b'abanyamurenge ubu nyine basigariye mu mikenke n'abandi mu minembwe. Ikibazo caba giterwa n'iki kuri uyu munsi kugira ngo tube turembejwe muri uru rwego? Nibyo nahereyeho, nabikubwiye kare. Nakubwiye ko impamvu umwanzi yafashe ya profisi gukora ibyo yakoze ari uko cyambere yabonye ko abanyamurenge bari distre cyangwa se bari busy mu buzima busanzwe. Abanyamurenge bari barizeye ko habaye reconciliation y'ukuri, cyangwa se leta izakora inshingano zayo zo kurinda abaturage bose. Niyo mpamvu umunsi tubayeho, ni ukuvuga ngo hariho impamvu zibiri. Hariho leta ishinzwe ibyo, noneho hakabaho na MONUSCO igomba kubishyira kureba ko leta ishyira ibyo bintu mu bikorwa, kandi
bafite noneho n'uburenganzira bushobora kurengera abantu. Ntekereza ko ibyo biri mu byakontribuwe mu banyamurenge kwizera ko ntacyo iyo migambi mibi nubwo yari isanzweho yo kumaraho itashyirwa mu bikorwa. Bituma abanyamurenge bava cyane cyane mu nzego za sekirite, cyane cyane baba bizi bajya gukora ibindi bintu bitandukanye. Ni ukuvuga ngo abantu bajya muri za Kenya mu mashuri, abandi bajya muri za Amerika, abandi bajya ahandi n'ahandi mu buzima bundi butandukanye, batitaye cyane kuvuga ngo tugomba kwirwanaho cyangwa tugomba guproteja iwacu. Ibyo rero nizo zabayeho zatumye umwanzi abonye ko batagihari araprofita akora ibyo yakoze. Feria nini nuko UNESCO na leta bari bafite mu nshingano zo kurinda abaturage batazi kose. Nuko noneho ntabwo zari imbaraga za mayimayi gusa, urumva harimo umugambi munini habayeho. Ntabwo kiriya kintu wakoraho utakoze lobbying ituma haba imbaraga zirenze iz'abaturage bari bahari. Urumva habayeho koalisiyo, murabizi ko habayemo leta tabara, abarundi bose babayemo, umunyamakuru urabizi kundusha. So abo izo nazo zakontribuwe mu gusenya cyane abanyamurenge. No kubera ko mayimayi yari yabonye support nini irenze iy'abaturage b'abanyamurenge bari bahari. Ikindi abari inyuma y'izo za leta tabara, abari lobbying bari bakoze yari nini cyane. Ndiho ndandika igitabo kibisobanura kigaragaza abantu bari involved muri ibyo bintu, ibande byari bimeze. Ubwo tuzabitangaza mu gihe cyabyo. Icyo gihe bizabaha umwangaza cyangwa se umuco wo kumenya exactement ni gute byakozwe, ni gute babishyize mu bikorwa, ni bande babikoze, bari inshuti n'abandi bande bahariye batumye bagira imbaraga bagize mu gusenya 80% y'umurenge no kunyaga inka zingana kuriya zo uko bazigenza. Aho ngaho niho habereye ikibazo cyatumye babisenya ku rwego rungana gutya kuko bitigeze bibaho imurenge, bitigeze bibaho. Naho ngaho nicyo cyatumye bigenda gutya. Ego urakoze. Naje mfite ibibazo bigera nko kuri 2 ndaza kubibaza vuba kubera nyine iki kibazo cya network n'ikirere dufite. Ikibazo cya mbere ni cyuko iyi ntambara isa n'ifite indi shusho iri politike, nkuko ibinyamakuru ndetse n'abanyapolitike batandukanye bagenda bavuga ko ari guerre interetnique, ari amoko agenda asubiranamo, bigahisha ubusobanuro bwayo bw'uko isa. Nkuko bagiye bivuga ni ukurandura abanyamurenge bakabakura muri kiriya gice cyabo bakabajyana mu bindi bihugu aho bazaba impunzi. Nkawe urumva hakorwa iki kugira ngo intambara igire ishusho yayo ndetse n'abayumva bayumva uko iri? Ikindi ni ku ruhande rw'abanyamurenge, urumva abanyamurenge bo bakora iki? Urakoze cyane. Icambere cyo gukora ni igituriho gukora iki nyine ni ugusobanura uko imeze. Intambara ni ukuyisobanura ukwiri, which is na strategy yo gusobanura ukwiri kugira ngo usimenye ukwiri. Iya mbere ni media, ni kujya muri itangazamakuru mukavuga uko biri, mukavuga ukuri kwayo. Akaba ari nayo mpamvu dufata initiative yo kwandika igitabo ugasobanura ni gute byagenze, ni ibiki, eske ibyo bita ngo ni intambara hagati y'amoko, eske niyo sefo ntabwo ari kuko ntabwo dufite n'ubuhe bwoko bwateye abarundi kuza kudutera. Eske dufite ubwoko duhuriyeho n'abarundi? No. So igisubizo nuko ntabwo ari intambara y'amoko gusa, kuri y'amoko tuba turwana n'ababembe
kuko nibo twarwanaga nabo, abanyamurenge bakarwana n'ababembe badafite undi muntu ku ruhande. Ni intambara ya politiki. Ibyo byose abantu bagomba kubyumva bakamenya neza aribyo, bakumva n'icyari kiri inyuma, ninde wafashije abo ba mayimayi, bagenze gute, ushaka kubyita ko ari intambara hagati y'amoko, ninde afite iyihe nyungu, ashaka kubera kuki, kubera icyo ashaka kubyita ko ari intambara y'amoko. Ibyo byose tuzagerageza kubisobanura mu rwego, kandi nibyo nyine tuvuga nonaha. Icya mbere ntekereza ko strategy nziza nyine nk'uko nabivuze maze kubikubwira, ni ukwisobanura mu binyamakuru bishoboka, ku maradiyo, mu binyamakuru, mu kwandika, ni ukwandika ibitabo bishoboka, ni ugukora indirimbo, amadokumenteri ayisobanura, asobanura ukuri. Uko numva tugomba gukora kugira ngo dusobanure ukuri, bazaza bareka kubyita akantu gato gusa ko kuvuga ngo n'amoko ngo wenda bwaronesheje, ubungubu kugira gutya bararwana. Ni umupango uhari wo gutsemba no kumaraho, kurandura umututsi muri Kongo, kumujyana mu bihugu bindi. Ni uwo ni wo mugambi, kandi uwo ntabwo uba ari umugambi wakwita ngo ni hagati y'amoko gusa, ntabwo ko bapanga kumara ubundi. Ni urwego rwa politike ruba rwakoze ibyo bintu, ni abapolitiki baba babitekereje bagashaka amazina yo kubyita kugira ngo babone uko babikora. Wenda kubera ikirere turi kubona cijimye, hari ikibazo cya kabiri bari babajije ari nka piste de solution. Ni ukuvuga ngo icyo tubaza aha ngaha, umunyamurenge muri rusange, ndavuga ababa abaturage bo hasi b'abanyamurenge bari mu gihugu n'abari hanze, haba abaturage b'abanyamurenge b'abayobozi bari mu buyobozi bwa Kongo. Iyi leta ya Kongo nyine tubona isa n'irebera, kuko yabaye nka arbitre, intambara ziraba, abaturage bakirwanaho, kandi bakirwanaho hari na ka militaire y'abasoda ishinzwe kubacunga, ariko bagakomeza baryama. Ikibazo twabaza ni uruhare ruhe rw'umunyamurenge, umuturage wo hasi n'umuyobozi uri mu nzego za leta, kugira ngo iki kibazo kibe cyakemuka cy'intambara yo kubarandura muri kariya karere. Biroroshye cyane kubyumva. Ni ukuvuga ngo umunyamurenge wese ahari utekereza iwabo, ukunda iwabo, wumva ko kugira agaciro ko kugira hava hari icyo bimubwiye kuri, agomba guhaguruka. Mu ruhe rwego rero, uko ushoboye kose, uhagurutse kugenda kujya gusura no gufasha abo bandi bakora self defense, iyo ni inzira yo gufasha. Ushoboye kurwanya intambara biba mu nzego nyinshi. N'iyi ngiyi uri gukora ubu ngubu uriko urafasha ikintu gikomeye. Ni ukuvuga ngo umunyamurenge wese ahari agomba guhaguruka akagira icyo akora mu gusevinga imurenge, mu kurengera imurenge, mu kutemera ko ababyeyi bacu baba impunzi ngo babe mu nkanda, kutitwa abatagira igihugu, kutitwa abatagira iwabo. Icyo tukakirwanira kugeza tukibona, kandi ni uburenganzira bwacu, ni right rwose ziri fundamental. Nta n'umuntu mbona wabimbaza njyewe ukambaza umuntu kubera iki uri urwanira iwanyu. Umunyamurenge wese agomba kumva ko dufite umwanzi umwe dufite, ni umuntu ushaka gusenya imurenge. Kongo ishakwa n'abantu bose, Kongo ifite resources isi yose ikeneye, Kongo irenze n'aho twavuye, itunze ibihugu byose byo twavuye mu bijyanye na minerals, mu bijyanye n'ibindi. Hari iwacu bahafite inyungu nyinshi, bahafite ibyo bashaka kuhageraho binini. Ibyo rero nta mpamvu zo kugira ngo abatari ba nyirabyo aribo babibona. Abanyamurenge bakabaye ababeneficiaire b'ubutaka, bibiri muri butaka bwabo. Rero umunyamurenge wese kugira ngo tubugereho, si ugupfa kurwanira gusa kubera gusa ngo n'izina, ni ukubirwanira mu nzego nyinshi. Harimo ubutunzi bwacu, ni iwacu, ni muri gakondo yacu. Tugomba kuba ababeneficiaire b'ibyo dufite iwacu. Rero kugira ngo tubibe ntabwo tuzaza akazi, oya,
tugomba guhaguruka tukabirwanira kandi hariya hantu tumaze kubibona neza ko nyiri maboko umugani w'abanyamurenge niwe nyiri kandi ifoko twubaka imbaraga ifoko tubumwe ifoko umunyamurenge wese asenyera ku mugozi umwe kugira ngo tubashe kugera kuri objectif yo kurinda iwacu nitumara kuharinda tubasize twinjire mu yindi intambara ikurikira azaba ari iyi azaba ari intambara ya ekonomi azaba ari ukuhadevelopa azaba ari ukuhakorera imishinga y'urundi rwego runini rurerure kuko abandi bashaka kuhadukura nicyo bashaka kuhakorera barashaka kuhadevelopa barashaka kuhakorera amafaranga barashaka ko habakiza bo n'ibihugu byabo umunyamurenge rero agomba gutekereza ibyo ngibyo akavuga ati nimba bashaka gukizwa iwacu iwaje aho narindagiriye aho narindi bagashaka ngo njyewe mbe impunzi wabo bakaza bangaburire ibyo bakuye iwacu urumva ubwo ukuntu bwaba bungana sinzi ko uri bunyumva ndakumva cyane rero icyo rero birasaba ko umunyamurenge ahaguruka mwumve mugire iryo shari abanyamurenge wese aho ari ku isi agira iryo shari ryo kumva ko aho kwemera kugaburirwa babiguha babigupimira ku karobo kandi ari izawe bariho baje gufataho babifata iwawe n'agasuzuguro mwanga kugasuzugura nzi ko umunyamurenge wese yanga agasuzuguro yanga no kuba minimize kuri urwo rwego nimurangiza rero musengere mu kurengera iwanyu mugire iwanyu mugire ahantu nuko nguko nibyo numva abanyamurenge bakora kandi inzira zo kubikora ni nyinshi ziratandukanye abakora ubuvugizi abakora abahaguruka bakajya kugaburira ababyeyi bariyo abajya gufatanya n'abandi basore ikintu cyose gishoboka umuntu ashoboye gukora agikora gifite inshinga icyerekezo dufite n'igihe ni ukuri bigera iwacu kuvuga ngo warengera ko gutemera ko imurenge hazarara hadafite umunyamurenge iyo ni icyo kintu tugomba kurwanira nacyo imurenge ntiharare hadafite umunyamurenge ikindi tugire muvema noneho yo guhaguruka kuva ibyo twahungiyemo dusubireyo dutahe murenge dutahe tujye kuhubaka dutahe tujye kuhagira gute ibyo bizakuraho ikibazo cy'umutekano mukeya dufite reka tugushimire kubwo guha Minembwe TV iki kiganiro n'uyu mwanya kuko tuzagushaka n'ubutaha twongere tuganire kuko ni birebire kandi ni byinshi ntitwabirangiza kubera ko tubona ikirere hano iwacu turi kitifashe neza n'imvura yatangiye kugwa yaduteza urusaku ubwo turagushimiye Jean Paul Ruhosha kubwo kuduha umwanya murakoze cyane nawe murakoze